Hari amagambo abantu benshi bavuga ariko ntibayumve neza. Abantu beza nibo bakomeretswa cyane. Ese byaba ari impanuka? Cyangwa se kuba mwiza ni ukwishyira mu kaga? Mu buzima hari abantu batagira nabi, badashaka kugirira abandi nabi, bakunda by'ukuri, bakizera ndetse bakanababarira. Ariko aba bantu nibo bakunda gusigara bafite ibikomere byinshi ku mutima. Uyu munsi reka twinjire mu byihishe inyuma y'iki kibazo. Dusobanukirwe impamvu umutima mwiza akenshi ukunda gukomeretswa. Tunamenye n'icyo twakora ngo dukomeze kuba beza. Reka tubisobanukirwe buhoro buhoro. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Abantu beza bagira umutima woroshye. Bumva abandi byoroshye, bakababarira vuba, bakemera gutega amatwi abandi. Ibi bituma abantu bamwe babafata nk'abadakomeye, bakabigiraho uburyo bwo kubakomeretsa batitaye ku ngaruka. Bakunda gutekereza neza ku bandi. Umuntu mwiza ahora atekereza ko buri wese afite umutima mwiza nk'uwe. Ntabona vuba uburiganya, uburyarya cyangwa se umugambi mubi, bigatuma akomeretswa atabiteganyije. Abantu beza bakunda kwitanga birengeje urugero. Bashyira iby'abandi imbere y'ibyabo. Bihangana, bagaceceka, bakumva ko kubabara kwabo bidakwiye kuvugwa. Nyamara kubabara birenze urugero biryana cyane. Batinya gutakaza abantu. Umuntu mwiza atinya kubwira undi ko amubangamira, agahitamo guceceka kugira ngo atabangamira umubano wabo. Ariko uko guceceka niko gukomeretsa kandi bikagenda byiyongera. Abantu bamwe bifashisha ubwiza bwabo nk'intwaro. Hari ababona umutima mwiza nk'intege nke, bakawukoresha nabi. Bazi ko bazabaha imbabazi, ko batazihorera, bagakomeza kubakomeretsa. Ariko reka tubivuge neza. Kuba mwiza si ikosa. Ikosa ni ukwemera gukomeretswa inshuro nyinshi utarashyiraho imbibi. Abantu beza bakunda kwishinja amakosa atari ayabo. Iyo bakomeretse bibaza niba aribo babiteye, aho kumva ko hari uwabakoshereje. Bagira icyizere gikabije mu bandi. Bumva ko guhemukirwa bitabageraho, nyamara ariho hihishe intandaro y'ububabare bwinshi. Abantu beza ntibakunda amakimbirane. Bahisemo amahoro kurusha ukuri, bigatuma bemera kubabazwaho kuvuga ukuri kubarengera. Abantu beza bakunda kwita ku by'abandi kurusha ibyabo. Ibyishimo by'abandi bibashimisha kurusha ibyabo bwite. Abantu beza bakunda guha amahirwe ya kabiri, aya gatatu n'andi menshi. Bumva ko abantu bashobora guhinduka, nyamara siko bose babikora. Abantu beza bagira impuhwe nyinshi ku babakomeretsa. Abantu beza batinya kuba bonyine. Bahitamo kugumana n'ababakomeretsa aho kuba bonyine bafite amahoro. Bakunda kuba inyangamugayo cyane. Bavuga ukuri kwabo, bagafungura imitima yabo, bikorohera abandi kubakomeretsa. Abantu beza ntibihorera. Nubwo bababazwa cyane, bahitamo gutuza aho kwihorera. Ariko igikomere kikaguma mu mutima wabo. Bagira icyifuzo gikomeye cyo gushimisha bose. Batinya gutenguha abandi, niyo byabasaba kwitanga bikabije. Abantu beza bahisha amarangamutima yabo. Bagaragaza ibyishimo inyuma, nyamara imbere harimo ibikomere bibaremereye cyane. Bakunda kugira umutima uhorana ibibazo. Iyo hari umuntu utishimye, bumva ko aribo babiteye. Abantu beza bafata urukundo nk'igikorwa atari amagambo. Bakunda kuguma mu mibanire ibababaza, bizeye ko wenda ejo byazagenda neza. Abantu beza bakomeretswa cyane kuko bakunda by'ukuri atari ukwishushanya. Iyo bakomeretse bibakora ku mutima wose, si ku ruhande rumwe. Isomo rikomeye: ba mwiza ariko ube n'umunyabwenge. Umuntu uha abandi urukundo ariko wige no kwirinda. Kwiyubaha si ukwikunda cyane, ni ukwanga kwangirika. Niba uri umuntu mwiza kandi warigeze gukomeretswa, menya ko atari wowe wabigizemo uruhare. Kuba mwiza si intege nkeya, ni imbaraga zidasanzwe. Ariko izo mbaraga zigomba kujyana n'ubwenge. Wige gushyiraho imbibi, wige kuvuga oya igihe bikenewe, kandi wige kwikunda nk'uko ukunda abandi. Ntuhindure umutima wawe kubera abawukomeretsa, ahubwo hindura uburyo uha abantu uwo mutima wawe. Komeza ube mwiza. Mbere yo kwereka abandi ubwiza, banza ubwiyereke wowe ubwawe.